nanjye nakuriye muri FPR Inkotanyi ariko kari akantu bagaragaje isura itari nziza bakakwiye no kubyisobanura kuko umuryango wacu kuko nanjye nibo nakuriyemo sindawusezeramo kuko ntarashinga ishaka cyane niyamamaje ku giti cyanze ntabwo ari ishaka mpagarariye umukandida wiyumvamo ubushobozi umunyarwanda wagerageza amahirwe ye akareba ko yasatira intebe y'umukuru w'igihugu ariko kubona iriya mikono 600 ukumva bisaba ubukungu bisaba ingengo y'imari itari munsi ya miliyoni 4. Ikindi cyangombwa cyakigoye ku perezida ku mwanya wawe wo kuyobora igihugu ni icyangombwa cyo gupima indwara 27 zagaragaye ku butaka bw'isi ukaba ugomba kugihabwa nta ndwara n'imwe bagusanzemo. Bagenzi banjye sinabavuga ariko hari benshi bavuyemo basubiza impapuro muri komisiyo kubera bagasanga umwijima waramufashe bagasanga ibicurane bagasanga yanyoye agasukari kenshi ka diyabete karimo bagasanga igituntu mu magufa kirimo ni ukuvuga mbese umukandida watambutse kuri izi ngingo naribyo navuga nishobora kuzuza ibisabwa baba bakwiye kureba rwose bakabaha n'imyanya y'ubudepite kuko njye ndamutse ngiriwe icyizere umuntu wese wanyuze kuri ibi byangombwa neza nta mananiza agomba guhita ajya mu nteko. Noneho nkongera nkanenga komisiyo y'igihugu y'amatora kuba itarigeze yubaha abakandida bigenga ku mwanya w'ubuperezida aho tujya gufata impapuro twazihawe n'umukozi ukora muri komisiyo amashyaka bayizihabwa na komiseri ku rwego rw'igihugu na biriya nje nayo ngiye gushaka kwanga kuzifata ariko mbona ko naba nararuhiye ubusa ntanga manifesto mbwira abanyarwanda burya ntabwo baba bakwiye kuvangura abakandida bigenga n'abakandida b'ishyaka nabyo byagaragaye inegalite sociale bitari byiza biriya twakakwiye kubona twagombaga guhabwa impapuro tugasinya ku mpapuro ko tuzifashe ahasinye perezida wa repubulika ariko twagiye dusinya tuhabwa n'umukozi ari no gutitira mbese ukubona abantu zihayagize ubwoba. Ako kantu rero akandi nanenze komisiyo y'igihugu y'amatora kuba itaraduhaye nibura agakarita k'ubudahangarwa kanse nagiye kubitwa mu turere 3 n'akarere mvukamo gose nakubitiwemo ahantu hagera muri 2 nakubitiwe mu murenge wa Jenda anariho nkora amariho natuyemo kubigenge gukubitwa n'umuntu ushinzwe umutekano mu mudugudu wo mu kagari Kariga nongera nshaka gukubitwa na gitifu twiganye wa Mukamira twiganye mu segonderi twicara ku ntebe imwe abonye abati byurimo ni komedi mwe umukandida yarangije kurangiza ibisaka biriya rero bigenda biduca intege burya niyo byaba ari ukuri natwe turi abantu tuzi ubwenge tuzi uko igikorwa kizarangira ariko si ngombwa ngo bibicuru twereke ko turi abantu batuzuye mbese twongeye kugirirwa icyizere ari uko badupimye indwara zose bakabona dufite certificat medicale igaragara ko nta bibazo dufite n'ibyo mu mutwe n'indwara zose navuga yuko nze nashoboye gufata impapuro nshobora no kuvugana na perezidante wa komisiyo y'amatora ampana nimero ye n'umunyamabanga muri komisiyo y'amatora mfata nimero ye ariko ikintu cyaje kuntangaza nakubitiwe Karongi nawe ariyo n'umunyamabanga bariyo bari kuguhugura abantu ku matora sinibuka iyo tariki kandi biderezwe na guverineri w'intara tunaziranye bantereza abagitifu babiri mu karere ka Karongi ni ukuvuga biriya rero narabandikiye batabaza k'abatelefone bakanga gufata telefone karangira namwandike SMS ntayisubize nace nditabara nitabaye nace ndi umunyarwanda ufite uburenganzira kandi mfite ibiro rwose 85 ntabwo baba bararangigeza nitabaye ku munyarwanda ariko ni ukuvuga ngo wakijijwe n'amaguru ni ukuvuga ngo wakirijwe n'amaguru aho ngaho aho nirutse ni mu Ruhengeri mu karere ka Musanze nari nicaye imbere ya gare bambaye agatebe kumva abantu bose bacagaye bari kuvuga umukandida perezida utagira imodoka reka tumutega amatwi bari kumbuturanga muntu ndi kugenda mbiyandikira kuko nzewe mu bintu nigishijwe muri politiki ugomba kwizera kuko icyizere nicyo gituramo abayobozi iyo ugize umuntu
wizera gukorera amakosa manifesto zawe bikaba byiza noneho n'indorerezi ku bintu by'amajwi ubona ko niba ishyaka riri ku butegetsi ritugaragariza ko riri kwitegura n'ubukwe twe twatangiye kugira n'ubwoba n'ibizakorerwa kuri site nabyo turikumva ari ibitangaza none Imana rwose yashatse kuguha ubutegetsi nta muntu wabukwaka kuko twewe biriya tubifata nk'ibintu bya shantaje ibintu by'iterabwoba kugira ngo baduce intege niba no kwerekana isura itari nziza burya bakakwiye kubiganiraho mu gisenge sibyo ntibabigaragariza abantu ko bari gutegura ubukwe wabonye nka Musanze umwane nkase nakubitiwe na gitifu wa Musanze w'umudamu bahakana katari na gitifu w'umurenge kandi yarazanywe n'imodoka ya koroneri araparikaho ambunaranyata nirukanga n'amaguru ngera ijya mu ruguru muri kariyeri ntabaza komiseri yanga kuntabara ntabaza ku karere banga kuntabara egare yuko ibintu tubikorerwa birimo n'inzego z'ubuyobozi byihishe inyuma kubera ko uwo muyobozi batamuhaye kubera ko guverineri batamuhaye kubera ko batigeze banakoresha ku makuru komisiyo ngo ivuge ati rwose guverineri w'intara y'Iburengerazuba kandi sibwo bwa mbere mpemukiye muvandimwe mwiriwe neza Innocent twiriwe neza turashima Imana n'akavura kari kuboneka mu Iburengerazuba ni ibisanzwe n'umwihariko w'akarere ka Nyabihu rwose bimeze neza nguhamagaye nshaka kumenya uyu munsi imyiteguro yawe mu gushaka imikono yigeze he murakoze kumbaza igitekerezo cyiza rwose nahumuriza abanyarwanda yuko rwose umukandida w'umwarimu rwose ushaka gutanga kandidatire ku mwanya wo kuyobora igihugu maze kunyura mu turere 26 nsigaje uturere 4 tw'iburasirazuba nsigaje Kirehe nsigajemo abantu 9 ngasigaza Nyagatare ngasigazamo Nyagatare ndi kuburamo abantu 4 Gatsibo nkaburamo abantu 6 na Ngoma nkaburamo abantu 6 kumva rero iyo mikono nitwo turere nsigaje mu gihugu nabwo iyo biza kugenda neza tugahembwa muri segiteri y'ubwaremu ndumva rwose nari ndagikemura n'umunsi wo kujya gushaka icyangombwa gisigaye kigaragaza ko mfite ndi umunyarwanda w'inkomoko utarigeze ubwene gihugu bw'amahanga harya gitangwa na Minafete gitangwa na Minafete urujya kuko nibwo uyu mwaka kizatangwa mu matora y'uyu mwaka ndumva minisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka yaramaze kubitegura kuko bamuhaye urutonde rw'abakandida bashoboye gutambuka ku bizamini by'ubuzima kuko niho bemeye abantu bashobora kuzahatana byanze bikunze ni ukuvuga ngo ugeze nko kuri 95% ndumva 95% y'imyiteguro ariho ngeze kuko nahoze uyu munsi nteguza abantu b'Ikamonyi 10 bazaba bambaye kositimu b'abadamu n'abagore na Gasabo na Nyarugenge na Kicukiro kugira bazamperekeze tugenda tuganira tugera kuri komisiyo ntanga kandidatire nabiteganyaga kuwa 4 iyo nza kuba nahembwe muri kariyeri ya mu kazi nsanzwemo nkora kanantuzi mu minsi yose ariko byanze Minecofine yanze kurekura amafaranga kandi ubona ko mu gihugu amafaranga arimo niyo yaba atarimo baba batumenyesheje tugafata ikindi cyemezo cyo gushaka andi mafaranga handi kuko byadutunguye kubona bigera mu matariki 20 amafaranga aravuye mu turere Minecofine ikanga kuyaduha ni n'igitangaza maze iminsi mbona kuri Twitter ugaragaza tumwe mu tubazo muri kugenda muhura natwo muri iyi minsi cyane nkaho we avuga ngo hari aho bari kwaka ngo amafaranga y'ubukwe akavuga ko bidakwiye iminsi rero kuri Twitter yawe mu minsi yashize murakoze kumbaza ku kibazo kiriya kibazo cyaciye abakandida benshi intege kandi kigaragaza n'isura mbi n'isura itari nziza kujya niba muhatana ku mwanya w'amatora ntabwo wagaragaza ko wizeye intsinzi kumva na rwose sinakunda kubivuga cyane kuko nitwemera kuvuga ku bakandida bagenzi bacu
kuko nagerageje gushyiraho utwo tuvidewo tw'abaturage bari kubatisaho kugira dusabe, nibo bari kudusaba kandi bikorwa na televiziyo wani yanyujijeho icyo kiganiro kiri official kigera ku isi yose. Nabona mu karere ka Gakenke wabonye abarimu bataka ko basabwe 1/4 cy'umushahara. Ndumva rero njyewe nabifashe nk'inenge, nanjye nakuriye mu muryango wa FPR Inkotanyi, ariko kari akantu bagaragaje isura itari nziza, bakakwiye no kubyisobanura kuko umuryango wacu, kuko nanjye niyo nakuriyemo sindawusezeramo kuko ntarashinga ishaka, niyamamaje ku giti cyanjye, ntabwo ari ishaka mpagarariye, umukandida wiyumvamo ubushobozi w'umunyarwanda wagerageza amahirwe ye akareba ko yasatira intebe y'umukuru w'igihugu. Ariko niba mwarimu azunguruka uturere ari gushaka imikono n'ibyangombwa akoresheje ikofiye ku mushahara mpembwamo utarenze amafaranga 300 ku kwezi, ntabwo ishaka ryatanga umukandida ngo rishake n'ibyo n'uwo munsi mukuru biteguye ngo bagende babyaka abaturage, noneho banaze no muri segiteri y'ubwarimu ndimo. Kumva ni ikibazo cyagaragaje isura mbi. Ni ukuvuga kuriya bashatse kutwereka nubwo twafashe impapuro ko nta nsinzi tuzabona, ariko twe twizera Imana niyo izatanga umuperezida w'u Rwanda kandi azagaragara nyuma ya 15 z'ukwa karindwi 2024, kandi Imana ntacyo itashobora kuko yashoboye kwimika Dawidi atsinda Goliyati. Reka tugaruke ukadukorera inyuma gatoya. Mu byangombwa mwasabwaga ni nk'iki cyakugoye kubona? Murakoze kugira rwose hari icyangombwa twasabaga twese abakandida ku mwanya w'uperezida ko bagikuraho. Ni ibyangombwa bibiri byatugoye kubona iriya mikono 600, ukumva bisaba ubukungu, bisaba ingengo y'imari itari munsi ya miliyoni 4 kugira ngo wiruke mu turere twose, urara mu mahoteli, ugenda mu mamodoka ko ya taxi voiture n'isi byose kugira ngo ubone iriya mikono rwose, ukubona n'ishyaka rwose dusanzwemo naryo ry'abantu bose bari kw'iryo shaka kugira ubone umuntu gusinyira byari ingufu. Ikindi cyangombwa cyakigoye ku perezida ku mwanya wo kuyobora igihugu ni icyangombwa cyo gupima indwara 27 zagaragaye ku butaka bw'isi, ukaba ugomba kugihabwa nta ndwara n'imwe bagusanzemo. Bagenzi banjye sinabavuga, ariko hari benshi bavuyemo basubiza impapuro muri komisiyo kubera bagasanga umwijima waramufashe, bagasanga ibicurane, bagasanga yanyoye agasukari kenshi ka diyabete karimo, bagasanga igituntu mu magufa kirimo. Ni ukuvuga mbese umukandida watambutse kuri izi ngingo naribyo navuga nishobora kuzuza ibisabwa, baba bakwiye kureba rwose bakabaha n'imyanya y'ubudepite, kuko njye ndamutse ngiriwe icyizere umuntu wese wanyuze kuri ibi byangombwa neza nta mananiza agomba guhita ajya mu nteko. Nkurikije ko Abanyarwanda, kubona Abanyarwanda bakumva 600 mu turere ukagenda ubonamo 20 ubu uri umuhanga kandi uba ufite manifesto nziza ibereye Abanyarwanda, kuko nibyo twabwiraga abantu ba manifesto bakemera kutugira. Noneho ngongera nkanenga komisiyo y'igihugu y'amatora kuba itarigeze yubaha abakandida bigenga ku mwanya w'ubuperezida, aho tujya gufata impapuro twazihawe n'umukozi ukora muri komisiyo, amashyaka bayizihabwa na komiseri ku rwego rw'igihugu. Nabiriye nje nayo ngiye gushaka kwanga kuzifata, ariko mbona ko naba nararuhiye ubusa ntanga manifesto mbwira Abanyarwanda burya ntabwo baba bakwiye kuvangura abakandida bigenga n'abakandida b'ishyaka. Nabyo byagaragaye inegalite sociale bitari byiza. Biriya twakakwiye kubona twagombaga guhabwa impapuro tugasinya ku mpapuro ko tuzifashe ahasinye perezida wa repubulika, ariko twagiye dusinya tuhabwa n'umukozi ari no gutitira, mbese ukubona abanje zihayagize ubwoba.
ako kantu rero akandi nanenze komisiyo y'igihugu y'amatora kuba itaraduhaye nibura agakarita k'ubudahangarwa kanse nagiye kubitwa mu turere dutatu n'akarere mvukamo gose nakubitiwemo ahantu hagera muri habiri nakubitiwe mu murenge wa Jenda anariho nkora amariho natuyemo kubigenge gukubitwa n'umuntu ushinzwe umutekano mu mudugudu uwo mu kagari Kariga nongera nshaka gukubitwa na gitifu twiganye wa Mukamira twiganye mu segonderi twicara ku ntebe imwe abonye abati byurimo ni komedi mwe umukandida yarangije kurangiza ibisabwa biriya rero bigenda biduca intege gute niyo byaba ari ukuri natwe turi abantu tuzi ubwenge tuzi uko igikorwa kizarangira ariko si ngombwa ngo bibicuru twereke ko turi abantu batuzuye mbese twongeye kugirirwa icyizere ari uko badupimye indwara zose bakabona dufite seritifika medikare igaragara ko nta bibazo dufite n'ibyo mu mutwe n'indwara zose n'abanyarwanda nyuma y'uko ibyo bibaye bigakwitirwa muri utwo turere nta kintu komisiyo y'igihugu yigeze yabafasha nibyo murakoze yewe n'izindi ndi kurangiza PhD mu bintu bya siyanse politike mu bihugu by'amahanga mu koranabuhanga ni ukuvuga yuko nje nashoboye gufata impapuro nshobora no kuvugana na perezidante wa komisiyo y'amatora ampana nimero ye n'umunyamabanga muri komisiyo y'amatora mfata nimero ye ariko ikintu cyaje kuntangaza nakubitiwe Karongi nawe ariyo n'umunyamabanga bariyo bari kuguhugura abantu ku matora sinibuka iyo tariki kandi biderezwe na guverineri w'intara tunaziranye bantereza abagitifu babiri mu karere ka Karongi ni ukuvuga biriya rero narabandikiye batabaza k'abatelefone bakanga gufata telefone ikarangira namwandike SMS ntayisubize nace nitabaye nace ni umunyarwanda ufite uburenganzira kandi mfite ibiro rwose 85 ntabwo baba bararangegeza nitabaye ku munyarwanda ariko ni ukuvuga ngo wakirijwe n'amaguru ni ukuvuga ngo wakirijwe n'amaguru aho ngaho aho nirutse ni mu Ruhengeri mu karere ka Musanze nari nicaye imbere ya gare bambaye agatebe kumva abantu bose bacagaye bari kuvuga ati umukandida perezida utagira imodoka reka tumutega amatwi bari kumva uturangamuntu ndi kugenda mbiyandikira kuko nzirewe mu bintu nigishijwe muri politiki ntabwo ugomba kwizera kuko icyizere nicyo gituramo abayobozi iyo ugize umuntu wizera gukorera amakosa icyizere ugomba kuba gikeya 10% byo kwizera abantu muba mwakorana nta muntu nakwizera ku mpapuro z'igihugu impapuro z'igihugu ndazigendana kazirarana mu mahoteli na hoteli ngezemo mbere y'uko njya mu cyumba ndi burare muravuga ati mushyiremo ibyo kurya n'icyo kunywa anshyikira ngafunga nkubaha igikorwa cya leta ntabwo nemerewe kugenda mu kabari ngo nandagaze igihugu mu kabari ibintu twe tugenda tubyubaha ariko twe ntibatwubashe nakubwiye yuko dufata impapuro baziduhaga abona ari ibintu bari guca nk'amazi abakandida b'ishyaka baza ukabona bose baratitiye ukabona komiseri ati wabonye n'ejo bundi umukuru w'igihugu ajyanye kandidatire ariko nje ninyijyana uzabona ntabwo ari buzanyakira azamba nk'umutekinisiye wanambaye impapuro biriya rero hari isura bishaka kugaragaza ni ukuvuga yuko ibyo turi kwirukankamo niyo mpamvu ukumva bamwe muri bagenzi banjye bari kugenda bananirwa mu nzira bakazisubizayo ni ukureba ati kapitali twashoyemo ntayo nje natangajwe no kubona umukozi wa komisiyo mu karere ka Nyabihu ajya ku kigo umwana wanjye yigaho muri boarding school arabati ngo muno barimo abana ngo bafite base ngo bari kwigurwa ngo bari gusarira ngo bazayobora igihugu kumva iyo mvugo ntari nziza ngo bari kwizera ngo bazakizwa ubukene ngo n'amafaranga basanga ngo bazakura mu matora ngo basohotse ku rutonde gutse birambabaza umwana telefone mama we turi kumwe ngo ko bari kuvuga ngo papa ngo ari gushakamo amafaranga ngo kandi ntazabona ngo ibyarimo ngo ni ibintu by'ubusazi ibyo bintu ntabwo ari ibikorwa byiza burya niba uhangana n'umuntu kandi wizeye ingufu sinzi impamvu wagira ubwoba mutari mwahura
twundi turemererwa kandidatire zacu ntituruzuza n'ibisabwa ngo tubigezeyo none ubwoba bwavuye bwo gutinya mwarimu Dr Innocent Hakizimana ukumutinya mbere atari yagera ku kibuga kandi nzi ko nzagikiniraho ndi munsi abandi bari hejuru tuzaretse Imana nze niyo mbanza kuvuga. none Hakizima reka dusoza reka tugaruke kuri iki ngiki imikono bagusinyira neza nta kibazo nyine nibyo nakubwiye imikono ubanza gucekinga ko atigeze akatigwa ubanza kumugirana nawe igitekerezo ukamubwira manifesto zawe kuko rero manifesto yanjye mu gukora ibyo nta gasha nzaza ni umukandida w'impinduka mu byo bamaze gukorwa neza kongera kubihindura neza no guha amahirwe urubyiruko no gukura abakorera ubushake bose bagakorera igihembo no kwandika imirimo yose mu gihugu rero iyo mbibwiye abantu abanyonzi kuba perime provisoire bakoze ku mategeko y'umuhanda bagatsindira kuri 5 kuri 20 barangiza bakabona perime provisoire bagatanga ubwishingizi yagwa yakora impanuka ibyo yangirije nawe yagonga umuryango ugahabwa agafaranga neza no kugabanya ira insurance y'abamotari wabonye byo nabonye ko igihugu cyakuye ira miliyoni y'umuntu wanyonga gafite perime bakamukatira akagwa mu gifungo ku buryo atabona kirimino akavutswa amahirwe yo kuba ari umunyarwanda udafite umuzima iriya nashimye u Rwanda kugwabikora wabonye ko abarimu abadepite hari umudepite w'umumama bose wahoze ari umwarimu waserukiye abarimu abasabira yuko bagomba gutangira mu kwa 9 bahemberwa ibisansi muri garidiyene no muri primaire na masters bira twabishimye bose nubwo yajyanye manifesto yanjye nta kibazo ariko mukuru abakuruta kuko ni umudepite gose usanzwe mu shaka rya FPR Inkotanyi hari anatangiye kudohoka kumva ko bazavugita hasi kuko ibintu nari nzakora ndi kubona bari kubishyira mu bikorwa kibaza noneho izindi aho nzazikura ariko ubu nubwo nawe wagiye kubitirwa mwe mu turere hari na bamwe mu bantu babasinyira baterwa ubwoba nyuma nyine byo birakorwa byakozwe mu karere ka Nyabihu kuko nakuye imikono 252 kubera ariko karere mvukamo nzwimo mu murenge wa Mukamira mu murenge wa Jenda mu murenge wa Bigogwe n'umurenge wa Kabatwa aho nakuyemo imikono y'abanyarwanda nanimwo ntuye hariho navutse nakuyemo imikono y'abanyarwanda 252 kuko komisiyo yatubwiraga abakandida abantu bagusinya benshi bakura mu karere uzwimo abandi ukajya mu 12 ariko jewe mu kandi karere nubwo mbabwira ngo mfite imikono 560 nuko andi kureba yasabwe ikize hanze maze kugira imikono 850 urakoze cyane umva rero mfite icyizere nuko ngenda mbara 12 mu karere kuko nibo bingenzi iyo wabuzemo n'umwe icyo gihe komisiyo igushotora ku rutonde rutuzuye utujuje ibisabwa ukajya kubashaka mu minsi 5 rero niyo mpamvu namaze kugira kuko nshaka gushinga pati ishaka kuko niyo mpamvu ishaka iyo urifite nibwo ukina politike neza kandi wajya gusinyisha ntibikuvune kandi na manifesto zawe bikaba byiza noneho n'indorerezi ku bintu by'amajwi nako niba ishaka riri ku butegetsi ritugaragariza ko riri kwitegura n'ubukwe twe twatangiye kugira n'ubwoba n'ibizakorerwa kuri site nabyo turukumva ari ibitangaza none niba umuntu ari gufeta ku mwanya ni nguko muba muri mu ishuri murimo kwiga umwe akababwira ati nzabona buruse umwe kandi muri kwiga wenda iyo buruse nimwe mu ishuri kandi mwese murayemerewe mu mwaka wa 6 wenda w'amasiyanse cyangwa w'indimi ukumva rero bujya ushobora kuvuga ati nesa ishobora kuzamukopeza ikizami niyo mpamvu yizeye ariko rero biriya k'abantu baba ari mutwe ntitubitindaho twe twizeye Imana
rwose yashatse kuguha ubutegetsi nta muntu wabukwaka, kuko no muri bibiliya hari abantu bategekaga ingoma za Roma bakagenda baka ubutegetsi n'Imana ibinyujije mu bahanuzi. Biriya rero twewe biriya tubifata nk'ibintu bya chantage, ibintu by'iterabwoba kugira ngo baduce intege, niba no kwerekana isura itari nziza burya bakakwiye kubiganiraho mu gisenge, sibyo ntibabigaragariza abantu ko bari gutegura ubukwe. Wabonye nka Musanze ngo umuntu ufite inka ngo atange ibihumbi 10, ugasanga nkase nakubitiwe na gitifu wa Musanze w'umudamu bahakana katari na gitifu w'umurenge, kandi yarazanywe n'imodoka ya koroneri araparikaho ambona aranyatase nirukanga n'amaguru ngera ijya mu ruguru muri kariyeri, ntabaza komiseri yanga kuntabara, ntabaza ku karere banga kuntabara. Egare yuko ibintu tubikorerwa birimo n'inzego z'ubuyobozi zibyihishe inyuma, kubera ko uwo muyobozi batamuhaye, kubera ko guverineri batamuhaye, kubera ko batigeze banakoresha ku makuru komisiyo ngo ivuge ati rwose guverineri w'intara y'Iburengerazuba, kandi sibwo bwa mbere mpemukiye yatumye mara imyaka 5 ndahemberwa diplome ya lisansi, kandi abandi bagenzi banje bazihemberwa. Nsubira mu kizame ndatsinda n'ibigerigeri nsinda akarere ka Rubavu ngatsindira miliyoni 10,500 bateretera Rusizi mu biganiro bambwira ngo bazamba miliyoni 6,480. Minisitiri Gatabazi niwe wari uri mu ibyo biganiro abihagarariye yanga guteraho kashiya minaroke na n'isaha narayimwe ngo bigeze mu karere ka Nyabihu kugira ntangire kuvuga ko nziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu uwo bita uri uhagarariye abakozi ba leta uwo bita Angelina Muganza bankwiseho igihano bangota amanota makeya yo kwirukanwa pitange kuri Twitter dekarara mu Cyongereza ko nzaba umukuru w'igihugu nziyamamaza ku mukuru w'igihugu Prito. Nibyo byampaye amahirwe yo kuba nkiri mu kazi wisaha ndi mu kigo cya JS ega ADP umurenge wa Jenda na niho ntuye, niho nkora muri staff kunigisha amasomo y'indimi n'ubuvanganzo kanakora muki mu somero y'ibitabo. Ukumva rero ko kuba naratinyutse nk'umunyarwanda byatumye nshobora kuba ngihahira abana. Niyo mpamvu urukumva bategetse yuko baba baretse kurekura umushahara kugira ngo iminsi yo gutanga kandidatire ibure, ariko ejo nzashyira akantu ku isoko amafaranga nyabone zakuvugisha kuwa gatatu maze kunevura nteguje na komisiyo umunsi ndatanga kandidatire. Hakizimana murakoze, reka tugushimire tuvuge tuti imyiteguro myiza.